Yes, reka nkomeze kugenda mbasuhuza kandi mbaha ikaze kuri YouTube channel yanyu kandi mukunda Hit the Day TV. Nkomeza kugushimira wowe wageye kugenda ukanda subscribe, ariko nawe utarayikanda wihutire kuyikanda kugira ngo amakuru agezweho, ibiganiro, indirimbo zose ibyari byo byose tuba twabashyiriyeho kuri Hit the Day TV bikugereho gatanu ku kandi. Uyu munsi tuje mu makuru ya siporo. Ese muri siporo hakomeje kuvugwa ibiki? Tuje muri transfer news. Amakuru yacu muri transfer news tuyabazaniye muri ekipe ya Rayon Sport. Amakuru y'impamo, uwitwa Ombolenga Fitina ndetse n'uwitwa Niyonzima Olivier Sefu bamaze gusinya muri ekipe ya Rayon Sport, aho Ombolenga Fitina wakiniraga ekipe ya Apple Football Club wari umazemo igihe cy'imyaka 7 yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 2 muri Rayon Sport kuri miliyoni 26 z'amanyarwanda. Niyonzima Olivier Sefu nawe yamaze gusinyira iyi ekipe ya Rayon Sport Murera Isaro ry'Inyanza, yamaze gusinya amasezerano y'umwaka umwe kuri miliyoni 13. Niyonzima Olivier Sefu yamaze gusinya aya masezerano nyuma yo kuva muri ekipe ya Kiyovu Sport aho yarayimazemo umwaka umwe. Sefu, Niyonzima Olivier Sefu akaba agarutse muri Rayon Sport ni nyuma yuko yari yarakiniye ekipe ya Rayon Sport mu mwaka wa 2018-2019. Reka mbashimire kandi mbabwire ko transfer zose tubazibafitiye gatanu ku kandi nta nimwe izajya iducika. Rayon Sport nabo yamaze gusinyisha. Nkomeza kukubwira ko utarakanda subscribe ukomeje kugenda uhura n'igihombo gikomeye cyane. Kandi subscribe kugira ngo amakuru agezweho ndetse n'ibiganiro bigende bikugereho gatanu ku kandi. Je nitwa Isaac Tuyinabeho, ndabashimiye cyane.